tumva amagambo y'Imana tutashaka kwishyira mu bikorwa, nuko tumva amagambo y'Imana tutabasha kwizera ayo magambo y'Imana. Mwene data, ndibikakuteza akahinda, uriya niwe mana ikunda, mana ndagwirobanura ku butoni, nukwitubwira uriya ni isaye yageze. Wowe nawe wongere gusa kwizera kandi ushimira Imana ku ibyo yakoreye mugenzi. Turabashubuje iki gitondo cyiza mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukaba dukora umurimo w'Imana mu itorero ritwa Pentecôte de Réveil Philadelphia. Tushimye Imana kuko ituhaye akanya ngaka ko kuganira ku bw'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni ry'ingenzi ku buzima bwacu. Mana igiye gukora ibikomeye byose yakoresheje ijambo ryayo. Yagiye ategeka ku bw'ijambo kandi bikaba. Natwe twizeye umwami bidusaba mu iki? Kwizera iyo jambo. Mana yadukorera mirimo n'ibitangaza ku bw'ijambo. Turashimiye Imana kuko twageze kubwira itariki, twatangiye umwaka musha. Misi ishize twavuze ko mwaka musha n'ibikorwa bisha, n'imvugo nsha, bindu byose tuhindure bibe bisha. Twebwe abakozi b'Imana cyangwa twebwe abizera Kristo, twatangiye uyu mwaka nizeye ko turebye abisi, simvuga ko abisi cyane abantu bakora mirimo yabo ku giti cyabo, nizeye ko benshi batangiye uyu mwaka bafite uburyo babikosoye. Nimba ari gushyiramo akabaraga, nimba ari aho yagize igihombo, arifuza ko uyu mwaka atabasha kongera kuhura n'icyo gihombo. Aho atakoze neza abashe gukora neza. Natwe ingamba, sinzi ingamba ufite uyu mwaka yo kugendana na Kristo, ingamba wafashe yo gukora umurimo w'Imana, ingamba wafashe yo gukora ibyiza, ingamba wafashe yo kuba umukiranutsi, ingamba wafashe yo gusenga, kuko ibi byose turimo uru rugendo tuzawushobozwa n'imbaraga zo gusenga no gukiranuka. Sinzi ingamba umaze gufata, ariko hano tugiye kuganira ku bw'ingamba nziza Imana idusaba ko twagenderamo uyu mwaka. Iri mu iki gitabo cya Matayo gice cya 7, turasoma tuhere ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana riravuga, inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. 24, nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura igwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari isinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeza azaba ari ng'umupfapfa. Nuko Bibiliya ivuga, bene data, ng'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, babandu batangazwa no kwigishwa kwe, kuko yabigishaga ngufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Reka tugiye kuganira ku iyi jambo rivuga inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Uyu mwaka twavuze ingamba wafashe.
bona kenshi na kenshi mirimo y'iki Kristo ntago bidusaba gucika intege, ntago bidusaba gusubira inyuma, bidusabamo gukomera, bidusabamo kongerwaho imbaraga, bidusabamo kongera gukora ibyiza, bidusabaho kongera kuba mukiranutsi. Nducika intege kuko misi ishize navuze ko birashoboka ko ari byo wifuzaga ko wabona mu uyu mwaka ushize utabibonye, ari aho wifuzaga kuhagera utabashije kuhagera, ariko nducika intege uyu mwaka wongera ugira imbaraga no kwizera ati ko Mana igomba kubikora. Inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Ati umuntu wese wumva aya magambo yanjye, nuko Yesu avuze, umva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Kumva amagambo y'Imana tukayakomeza tugereranwa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Igihe cyose umuntu ashaka gufata gahunda yo kubaka, abanza kureba cyangwa kugura ikibanza, abanza kureba aho icyo kibanza kihari, akareba nimba kikwiriye, nimba kizabasha kubakwa neza, nimba azavamo inzu nziza, nimba akwiriye kuba etage, nimba akwiriye kusaba fondation ndende. Umuntu abanza gupanga no gutekerereza neza, kuko atashobora gupfa kujya kubaka mu gishanga avuge gusa ko nubatse inzu. Niyo mpamvu hano Yesu atugereranya n'iki mu inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. N'abantu babiri bagiye kubaka inzu, navuga gutyo, umwe yubaka ku rutare, umwe yubaka ku musenyi. Ariko Yesu aravuga uzumva aya magambo yanjye akayakomeza agereranwa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaza, imiyaga yaza, byose bikikubita ku iyo nzu, kuko wa muntu yubatse ku rutare nta kintu kizagusha iyo nzu. Iyo nzu izakomeza gukomera, iyo nzu izahagarara ku munara, kuko yubatswe ku rutare. Uyu mwaka ni umwaka njyewe navuga ko ari umwaka mwiza, kuko ni Imana yatwemeye ko tuwugereho. Ariko iko Imana dushaka no kwizera, iko Imana dushaka. Bantu benshi bamaze kurambirwa n'ijambo ry'Imana, batagishaka gukurikira abakozi b'Imana, kandi aba bakozi b'Imana bahamagariwe kubabwiriza ubutumwa bwiza, kubakomeza kubw'ijambo, kubongererwaho kwizera kubw'ijambo. Ijambo rirarema bene data, ijambo rirakiza, ijambo rirahindura amateka y'umuntu. Nitwemerera tukayakira nguko Yesu adusabye, tukayishira mu bikorwa, kubw'ijambo avamo bitangaza by'Imana. Icyo nagusaba, nama nakugirira, abantu barashaka gusaba babwire bitangaza, abantu barashaka ko bababwire amagambo y'umugisha, ariko iyi nayo nindi jambo rikomeye. Buriya wizeye ijambo wese akabasha kubishyira mu bikorwa, agererano n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Bigeragezo byaza, imvura yaza, imivu yaza, byose bikayikubita ku iyo nzu, kuko yubatse ku rutare. Iyo nzu ndakindu kizayitwa. Shikama ku mwami wawe Yesu Kristo mwene data. Mirimo yawe ukora, nducika intege, ndukisuzugure, ndukihebe, ukomeze wizere ijambo ry'Imana gusa. Menya ko mwami wanje Yesu nushobora byose. Menya ko Yesu mwami wanje ni ukiza abarwayi. Akura ku cyavu uyu Yesu, akicaza n'ibikomangoma. Ibyo twarabibonye. Akura mundu mu giturage akamwicaza mu murwa. Akura mundu mu bukene akamushyira mu rwego ruri hejuru. Akura mundu dobandi akagushira Nyarutarama. Akura mundu cya hafi akagushira Yesu Kristo Kiyovu cy'abakire. Ibyo birashoboka ku Mana. Ni mwiyumva ijambo ryanjye mukizera, muzagereranwa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Sinzi uyu mwaka ibyo watangiranye nabyo. Bidusabamo kwizera ijambo ry'Imana, bidusabamo kwizera Imana, bidusabamo gukiranukira Imana. Bene data, njyewe ngunda kuvuga ku bikindu kitwicaha. Abantu benshi mu buzima bw'iki Kristo bakunda gusa bababwira ijambo ry'umugisha. Abantu ni byiza nabyo. Abantu benshi barifuza kwihutisha gusa mugisha w'Imana. Ariko tube dusenga, twisuzume turebe, eske umwuko ndimo gusaba umugisha nanjye mbere y'Imana ndakwiriye kuhabwa umugisha? Mana iransuzuma, ibona ko ndumukiranutsi. Mana irandeba, ibona ko nizera ijambo rye. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Mana ifite migisha myinshi. Ibyo twifuza ku isi yose biri mu maboko y'Imana bene data.
kandi kuhabwa bw'Imana nta ruswa rubaho, ni ukumvira gusa Imana ukashyira mu bikorwa by'Imana igusabye, ukacishwa bugufiya, tukareka ibyaha. Sinzi nimba buri muntu afite kundu yamagawe, ariko njyewe ku bwanjye mwanya numvise icyaha hagati y'abera numva mbabajwe nabyo, nkavuga ko ibi ntago bikwiriye kuba muri twebwe turabantu tumaze kumva ijambo ry'Imana, bitusabamo kubishyira mu bikorwa. Nitubishyira mu bikorwa, nitwizera ijambo ry'Imana, warari inzara uyu munsi, ejo Imana igafungura inzira. Wizeye ijambo ry'Imana, ukorera Imana, ndukasuzugure buzima ufite muri iyi minsi, ube wizera gusa ko Imana niwe ikura abantu ku cyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Uyu mwaka fata ingamba yo kwizera ijambo ry'Imana, reka ikibi gusa, wihanganire bikugerageza, umve kubabarira mwene data uwakugiriye nabi, umve gukunda murimo w'Imana, umve gukunda abakozi b'Imana, umve kwemera inama bakugirira, kuko ibyo byose uzagereranwa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura niza, miyaga niza, yanzu ikikubita ku iyo nzu, yanzu kuko yubatswe ku rutare, nta kintu na kimwe bizaba. Rutare niwe Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niyo tuboneramo urukingo, muri Yesu Kristo niyo tuboneramo uburinzi, muri Yesu Kristo niyo tukirizwamo uburwayi, muri Yesu Kristo niyo tuhumuririzwa, muri Yesu Kristo niyo yadukuye gucyavu akatwicaza n'ibikomangoma. Yesu akuha umugisha kandi Yesu akugirire neza. Ariko murongo ukurikiraho aravuga ko kandi umuntu wese umva aya magambo yanjye ndiyakomeze azaba ari ng'umupfapfa. Sinjewe mvuze ijambo, navuze ko ni ijambo ry'Imana. Azaba ng'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita ku iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Kugwa kwayo kwabaye kunini kubera iki? Iyo nzu yubatswe ku musenyi. Uzarebe usutse amazi ku musenyi, uwo mwanya uyu musenyi uhita mazi iramanura uwo musenyi. Sasa mu gihe ushizemo inzu aho, imvura niza, miyaga niza, igakubita ku iyo nzu, kuko yubatswe ku musenyi. Tumva amagambo y'Imana tutashaka kwishyira mu bikorwa, nuko tumva amagambo y'Imana tutabasha kwizera ayo magambo y'Imana. Mwene data, icyo tugomba gufata ingamba nsha mu y'imisi, cyangwa n'iminsi, ntago tuvuga uyu mwaka wa 2022 gusa, imyaka usigaje ku isi, shaka gukora iki? Kumva amagambo y'Imana ukayizera. Nuko naraye inzara, wite kuriho. Nuko nababaye, Mana yanjiriho. Nuko banyirukana mu nzu, Mana iriho. Kandi nizeye ko Imana niyo itanga bisubizo byiza. Kuramo ubwoba, kuramo gushidikanya, ndukareba imyaka maranye n'ikibazo, ushake gusa kubaka inzu yawe ku rutare, kuko bibazo nibiza, miyaga ikaza, kuko wubatse ku rutare, iyo nzu ndago izagwa. Ariko umuntu wese utizera amagambo y'Imana agereranwa ng'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imiyaga yaza, imvura ikaza, imiba irikaza, byose bikubita ku iyo nzu, kuko yubatswe ku musenyi, bikora iki? Biragwa. Bibiliya iravuga ko abantu, umurongo wa nyuma iravuga, Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, babandu batangazwa no kwigisha kwe. Batangaza no kwigishwa kwe, kuko na magambo yubaka, na magambo yatuhesha umugisha mu gihe cyose tubatse mu inzu yacu ku rutare. Ndukirwanire mu ndu w'Imana,
iyi minsi nimba wabonye mwene so we afite buryo mana yamuzamuye we ndukababazwe ndibikakuteza akahinda uriya niwe mana ikunda mana ndagwirobanura ku butoni nukwitubwira uriya ni isaye yageze wowe nawe wongere gusa kwizera kandi ushimira Imana ku ibyo yakoreye mugenzi wawe ndukarakazwe nawe ndukagira ishari ukomeza wubake ku rutare kuko mundu wubatse ku rutare ntago agira ishari mundu wubaka ku rutare ntago agira irari y'umubiri mundu wubaka ku rutare bya bimaze kumuvamo ariko mundu wubatse ku musenyi ikiza cyose kikamukubita kiramugusha mane kushoboje uyu mwaka mushiki wanje ku murimo w'Imana yemwe abaririmbye muhagarare neza ku murimo w'Imana abafite iyo mpano ni impano nziza nimukasuzugure kuririmbira Imana n'ubutumwa bwiza mutanga ku bantu Mana izabibuka Mana izabahesha umugisha nimubaka ku rutare nimubikora neza uyu mwaka mweke tukanguke yemwe abasenzi mu rusengero hari abantu twita binginzi mu rusengero nimukabone ko nimwebwe musuzuguritse n'imirimo myiza mubikore ariko mubatse ku rutare ariko nimubikora mukubaka ku musenyi ikizaza cyose kizakugusha gukorera Imana n'umurimo mwiza na undi murimo mwiza ngo gukorera Imana muri biye tugezemwo bene data muri iki gihugu cyacu mureke dukorera Imana tubyuke mu mbaraga z'amasengesho biyo bizatuzagereranwa n'abantu bubatse inzu yabo ku rutare ariko mu gihe ducitse intege ku murimo w'Imana ndurebe ku murimo w'Imana uvuge amatorero ntabwo ari ya pasiteri matorero ni ya Kristo kuko Kristo niwe wapfiriye itorero yahamagaye abashumba bamuragirira intama namwe yabahamagaye mufatanye amaboko nabo mukora umurimo w'Imana uzaduhemba ni Imana uzatwa Yesu uwibuka mirimo yacu ni Imana ariko ibyo byose dukora mureke tubake ku rutare Bwana Yesu asifiwe mureke tubake ku rutare uyu mwaka ufata ingamba nziza nanjye mfata indi ngamba nziza yo gutunganya tena murimo w'Imana yo kubyutsa bene data bacitse intege abantu bavuga Mana yamamagaye kuyikorera Mana yanyohereje kuyikorera Mana yambwiye kuyikorera wabyuka mwene data mwanya utawukora murimo w'Imana ntabwo wakwishimira uyu mugani Yesu yashize hano inzu yo ku rutare ni inzu yo ku musenyi se uyisuzumye nanjye nisuzumye iyi myaka ishize tubatse he twari tubatse he ni ku rutare cyangwa se ku musenyi ariko nimba wisuzumye ugasanga nubatse ku musenyi byakubera byiza gusenya byo ku musenyi ukubaka ku rutare kuko ku rutare niyo tumvise ko ibyose byaza ibikomeye imiyaga yaza imvura yaza imiba yaza kuko tubatse ku rutare nta kintu bizadutwara Mani bashoboje Mani bakomeze izera gusa ijambo ry'Imana burwayi ufite ndago bunanira Imana birashoboka ko twatangiye umwaka abantu benshi bafite ubwoba abantu benshi bamaze kuhura nibibaremereye ariko Yesu Kristo aracyari ku ndebe y'ubwami komera ushikame ube maso turwanye satani nawe azakora iki azatuhunga Mana ibashoboje Mana ibagirire neza kandi mureke dufatanya amaboko mureke dukangurane mureke dukomezanye mureke tubwirizanye mureke dufatanye kuko Yesu ari hafi yo kugaruka bene data nimukabona ibintu birahinduka gutyo ni kimenyetso yo kugaruka ku mwami bidusabamo naza kuko tutazi umusirisa azatutsange twiteguye murakoze sinavuga byinshi ariko iyo ngiyo wisuzume nanjye nisuzume nihe tubatse muri biye tubatse ku rutare cyangwa se tubatse ku musenyi nihe urimo gukora umurimo w'Imana urabukora gute ndukora umurimo w'Imana urebe ku bantu nimba ufite muhamagaro wo kwitanga we utange gusa ati njyewe sinzongera gutanga kuko abapasiteri n'abaescro oya bazabazwa n'Imana nawe nukora umurimo wawe neza uzaheshwa mugisha n'Imana mwanya wanze kubikora kubwabo nawe wifungiye umugisha w'Imana 2022 mureke 2022 mureke tube maso tukore neza murimo wa data murakoze Imana ibaho mugisha tugiye gusenga Imana burwayi ufite tangira kugaruza umutima wawe wubake ku rutare
bukene ufite uyu mwaka ufata ingamba yo kubaka ku rutare, bibazo bushomeri wongere ubake ku rutare, kuko ku rutare havamo bisubizo byiza. Mana turagushimiye kubw'ijambo utufashe tushoboje. Mana igihugu cyacu tugishize mu maboko yawe, banza ukiyeze no kugitunganya, weza abakiranutsi, weza abakozi bawe, weza itorero ryawe, weza abayobozi batuyobora. Mana uyu mwaka twese tuhagarare ku rufatiro rwiza, tuhagarare ku rutare mwami, nuko haze miyaga, nuko haze bikomeye, kuko tubase ku rutare tuzatabarwa nawe Kristo. Abacika intege, abasubiye inyuma, abaguye wongere ubabyutse, wongere ubagarure mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Abihebye, abafite ibibazo ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Kurabanduka umusenyi ubagarure ku rutare mwami, kuko ku rutare nituboneramo butabazi. Tusengeye isi yose, tusengeye amahanga yose, ibyawe abantu benshi bamaze kubicika intege kubivamwo, ariko turasaba zindi mbaraga zibohora amatorero. Bene data bari mu bindi bihugu ubashigikire, banyafrika, bihugu biri mu indambara, aba refugee bari mu bindi bihugu ubafashe, bakwibuke Mana, bakwizere, kuko ari we witeka Mana ushobora byose. Tuvunaguye imbaraga zose z'umwanzi, mirimo ya Satani irwanya itorero, irwanya abakozi bawe, ihindura Mana bandu tukahinduka kuba babi. Izo ngamba Satani yafashe uyu mwaka turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, cyubahiro kibi cyawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha bene data, murakoze. Cyangwa se mukurikire ijambo ry'Imana rizababera byiza, ndusuzugura ijambo ry'Imana nguko twarivuze, yandi rirakufasha kandi harimo umugisha wawe. Mana ibaho umugisha. Reka tubahe nimero zacu za telefone, hari igihe aho ushaka kutumva neza cyangwa ufite ikibazo, niyo mirimo dushinzwe nukukomezanya, cyangwa se hari icyo wanyongereraho nawe niyo byaba byiza. Ariko uyu mwaka mureke tufatanya amaboko, musengera abakozi b'Imana, musengere itorero, musengere igihugu cyacu, butsinzi buri ku mwami wacu Yesu Kristo. Ni 0772443954. Murakoze, witeka abaho umugisha. Amen.